Stade Amahoro Remera ku isaha ya saa 9 nigeze gupostinga nyine mbona hari abantu bamwe na bamwe baracitse intege bavuga bati tuzatsindwa byinshi abandi bati nyamara Amavubi azikamata abikore ejo nibwo tuzabona umwanya nyine kugana ku ikipe y'igihugu n'abakinnyi bashobora kubanzamo n'ibindi byose. Uyu munsi hari press conference ku isaha saa 8 abatoza baraganira n'itangazamakuru isaa 8 kugera isaa 8 n'igice biteganyijwe ko umutoza ikipe y'igihugu Amavubi n'umukinnyi waza kumuherekeza tutaramenya arazoganira n'itangazamakuru hanyuma nyuma yaho toza ikipe y'igihugu ya Nigeria Augustine Eguavoen n'umukinnyi uraza kumuherekeza barazoganira n'itangazamakuru turazkumenya amakuru menshi ariko ikintu cya mbere wamenya update nuko bageze i Kigali murabyibuka ko mutoza ikipe y'igihugu yarekuye muri camp yavanyemo uwitwa Shimano Olivier Muzungu azanamo uwitwa Nibizi Ramadhan. Sinzi wenda rugajuri bazabisesengura sinzi ikintu Karite Ramazani afite abantu benshi batarabona abatoza benshi batajya babona muri bose babona muri uyu mukinnyi abafana batajya babona. Ramazani ya mutoza ikipe y'igihugu yaba mutoza w'Isitoje ya PRFC baramukunda cyane kuri service yawe mu kuganya amasegonda twakira Claude ikintu cya mbere ashobora gukina imyanya myinshi icyo kintu cya versatility ni cyiza kina ku ruhande no muri mediane. Icya kabiri igituma abatoza mu prefera cyane numwe mu bakinnyi dufite buriya bazi gutembereza umupira ibi bintu byo gufasha ikipe ku distribua kuko azi gukora ibintu bya control na pass gutanga baro arabikora neza cyane. Ikindi cya gatatu buruzarebera Ramazani numwe mu bakinnyi bagira ikintu cya movement iyo muri kugerageza ko defenda ikintu cyo kuba ari umukinnyi nyine ugira vivacité mu mukino uhari uri preza donc arabujara aramuvinga niyo mpamvu apel ushobora kumukinisha 8 bashobora kumukinisha 10 bashobora no kumukinisha ku ruhande aba yiteguye kuba yakwisacrifiya kuko abari abantu anafite imibiri mito Guardiola nigeze kubivuga aba ba Phil Foden aba bari Adem Mahrez batagira ibinure byinshi nyine afite utubiri tu banyoro slim bodies bananutse reka tubyite gutya ariko bakomeye kubera ntago bapfa kuruha nyine bakiri projet yigeze kuvuga ko yanamukoresha no kuri gatandatu bakunze kujyana n'igihaha cyane yavuze ko yanamukinisha kuri gatandatu rero cy'igihaha we agaragara nk'umuntu utihuta cyane nyine speed ye ntago ibirejo ariko arabuja cyane so ushara kumukoresha wenda muri mu buryo bwinshi kuri nizo mpinduka zonyine zabayemo ubwo ku munsi w'ejo wenda tumaze kuganira n'umutoza tumaze kwa iminota mike ku myitozo barayitwemerera uyu munsi ubwo tuzaba ejo tuzabwira 11 uko byagenda kose mu kiganiro cy'ejo hanyuma ejo tuzaganira kuri 11 tuzatugana kuri 11 b'Amavubi tuganira nyine ku bakinnyi nicyo dushaka kuvuga tuzatugana mu kibuga ariko ubu reka tuganire kuri 12 ni mu bafana bimeze biti imyiteguro imeze ite ese mwiteguye gusunika ikipe mukayiha imbaraga mukayimotiva niyo mpamvu twakire Claude mu gihe urimo kumwakira kan engaging abantu kuri YouTube abantu bahari abatwandikira icyo batekereza ishobora kuzava mu mukino w'ejo kuri YouTube mwandike mukore prediction muvuge ngo u Rwanda ruzakira umukino ruzatsinda ibi Nigeria izatsinda ibi no mudukore prediction turebe ibitekerezo byanyu icyo mutekereza kuri ikipe y'umutoza Frank Torsten uyu mudage turebe ibyo mutekereza kuri match mu buryo bwagutse mubyandika aho ngaho kuri YouTube turaza kubisoma mu kanya. Tujya mu Mavubi tubabwire ko turi bwikuze operation niyo nzima Haruna Baba Mzazi ndetse na Rayon Sport ariko Claude aje mu Mavubi Claude aje mu Mavubi Claude Mwana aje mu Mavubi rero Mavubi icyo naringiye kubaza Claude umeze neza na amahoro zamura mikro ya Claude this way zamura mikro tumeze neza rwose na amahoro turashima Imana yego Claude wambaye neza ariko merci beaucoup mon ami merci beaucoup ariko yiragaza ubusirimu ibundi igihura n'umuntu bwa mbere cyaranga abasirimu urabanza ugasuza umuntu ukamubaza amakuru akari warangiza ukaramubwira nk'akantu kiti yes very smart mani bagaha kabisa niyo kadara n'abantu b'abasore bajya bakanamira abakobwa rero ntukaro n'umukobwa ngo mwamwe numero za bwanza umbwete wambaye cyangwa uri mwiza ngo ubwo tse n'urucabana no nanze uvuga ikiri kibazo cyawe ufite ari nka baheri cave bo hambere ariko birabaryohera byo bwa mbere utangira umubwira utuntu tumushimisha mukobwa barimo neza esa ora n'umukobwa bwa mbere urira mu muhanda kono kumubengutswe cyangwa mu gitaramo cyangwa mu bukwe ukimora bwa mbere ngo wama ibyo ni ibya abasaza kera rwose abasaza bacyane batari ibintu byo guca ku ruhande hanyuma Claude harya twibutse komite yanyu ubundi igizwe n'abandi komite yacu igizwe na president wa Fan Club y'Amavubi
bamwita Jean Claude Muhawenimana ruvamo muzahari ari we wowe akagira witwa Anita Kivuye n'umudamu Anita Kivuye mwibuka umufana wa peri cyane yabaye madamu nguwo akaza rero na trésorier ariyo Bayingana Innocent wa AS Kigali akaza rero ushinzwe mobilisation cyane ariwe Hemed akaza ndetse na n'ushinzwe logistics ariwe bita Vanda kuvuga ngo Vanda ni ushinzwe mwe by'amabendera mukoresha imyambaro ubundi uvuze no ku myambaro reka turabikomozeho yego ubundi icyo twifuzaga nuko wenda Gafari Club yamuvuye agigira n'ibikoresho kagira ingoma zayo kagira vuzira zayo kugira muri stock ya Vanda nkawe bw'ikintu ariko uyu munsi nta kirimo ko rimwe na rimwe nk'urugero imyenda y'abantu bambara kuri stade ya Masita twayibona kandi abantu bagomba kugira bakeye ariko ubwo bizagera bikosoka buke ku buryo wenda uyu munsi ufata wenda mfite abafana 300 ngero kuba mikiyo myenda bagenda bayambaye ariko ibyo rwenda ntabwo twe bituruka usanzwe se mwari musanzwe mubifite wenda tuve kuri bya Masita bya mbere byo mwari mubifite ibya mbere twari dufite amadarapo tukagira niwe n'amakanzu y'amakanzu ya ikipe y'igihugu ariko byarashaje byari bya kera ariko dutegereje wenda ko tuzabona ibindi reka tutegereje namwe mukeneye guhabwa ngira ngo ukiye no kureba ariko Chloe ibyo biba ari ibitekerezo ariko se mwana byanditse byibuze mukabigezaho mu nyandiko birimo uri detail ukavuga ati dukeneye ibi n'ibi rwose cyane nahoze mvuga na marketing mushyashya wa Ferwafa Mudenge yavuga ati rwose dushobora no kuzajya Dubai tukabizana tukabaha ibikoresho bikomeye ku buryo muvuga ngo Fan Club y'igihugu ariko ifite n'ibikoresho runaka ibyo byose rero nyine urabizi ni buke ariko kwareka tuba twaranditse n'ibitekerezo tuba twaritanze ni nk'uko nta kipe y'igihugu gihaguruka ngo ujye hanze tutanditse mwatwaye umufana urinde muri komite cyangwa mutware n'umushyushya rugamba ariko katubwira ko ubushobozi bukiri buke ko ikipe y'igihugu yajya ijyana abafana nka 5-3 bangahe kuki sigigenda n'abafana akaburyo dusubira inyuma ubushobozi buryo dusubira inyuma bwabuze ibintu byose byasubiye inyuma ekipe y'igihugu y'Amavubi yajya gisohoka abona ifashe nk'abafana 3 nk'abanyine bari muri mobilisation ukabona baragiye wamugani sigaye genda ukabona urumva delegation y'abakinnyi n'aba staff gusa ntago ikijyana umufana urumva nk'urugero tuvuge mushobora kujya mutari benshi ariko mwagira nko hanze mukorana n'abantu nk'urugero bakagira abantu tujya hanze